so coach noneho ndashaka nk'abavip dusobanurire neza business ubundi itangira gute fondamentale so vavu so business buri muri wese ushobora kuba uratwumva business ishobora kuva mu bintu nka bitatu. Ikintu cya mbere ishobora kuva mu kintu ukunze let's say harimo abantu biyumvamo ugasanga umuntu yumvamo nk'ikintu nko guteka cyangwa se akiyumvamo nk'ibintu bya computer designing n'iki byose akavuga ati giyewe numva nakora kino kintu. So ibintu bivuye mu kintu yumva akunze. Icya kabiri business ishobora kuva mu kintu muri skill, akavuga ati skill narayize, so niba narayize rero reka nyibyaze umusaruro. Ugasanga umuntu niba somehow yari isanze mu bintu bya videography, yakiga videography, iyo ni skill afite. Cyangwa se ugasanga umuntu ni umuloya yize ubuloya agafunguye nuza cabinet ya law, iyo ni skill yize mu ishuri cyane, ni knowledge. So akoze ikintu bivaye mu bumenyi afite yakwarize, umutherapist cyangwa se umuganga, afite skill ashize mu bikorwa. Hanyuma icya gatatu ashobora kuba ari need, ukareba muri community yawe ahantu uri kavuga ati ariko hano ni iki gikenewe, kiciro kavuga ati ariko ahantu kumbona umuntu watangira tuvuge delivery service yakora. N'ubundi buryo bwa kane akaba ubwo abanyarwanda kenshi bakora, nabwo ndabwemera somehow kuko buriya nabo ni uburyo abashinwa bakoramo business bametrije no gukopya. Sometimes bakora ibyo abandi bakora ugakora ibi bintu niba babikora bigacamo nanjye reka mbatemo nanjye mbikore. Kandi ubako hari igihe abashinwa babikora, hari igihe ukopera hakanashye abashinwa nta innovation ariko ubu they copy hanyuma bagaproducinga byinshi bigatuma babimanura n'igiciro. So noneho rero ubu idea yawe ndayifite coach, idea twese tuba tuzifite, abantu bose tuba dufite idea wawe. Idea ndayifite part 2 niki nakora next. Yes, niki nakora next. Okay, so idea urayifite ajya ni wifite. Sasa rero reka duce mu bintu vuba. Icya mbere let's say umaze kuvuga uti niki nshaka gukora bitewe nicyo mfite mu bumenyi cyangwa se niki gikeneye muri community. Reka dukore wenda nka case study kugira ngo wowe ujye usobanura uhereye kuri iyo case study. Nibaza nka business yakora ari restaurant, sibyo? Situgiye abantu ngo mukore restaurant, oya, this is a case study. Niyo fashe basi. Okay, niyo fashe ngaho sobanurira neza. Okay, ndayibonye. So urumva idea ni restaurant, maybe usanze bivuyemo ko ari byo ukunda gukora cyangwa se usanze ari ikenewe aho hantu uri, cyangwa usanze n'abandi babifite bicamwo nawe ugiye kubatamo byose zishobora kuba impamvu utangiye restaurant. So now numara kubikora iki ni cyo murago twese. Sasa rero nuguhita jewe indi nuza ya kabiri nuguhita ndeba competition na market. Iri kintu gikomeye tuvuga ngo sasa rero competition yanjye ni iyi, ibi bintu nzanye ahantu ndi competition imeze gute. Okay, ni bangahe dukora ibintu bimwe, ni bangahe tuzacuruza ibintu ku rwego rumwe. So hanyuma market, so kigiye market mitavuga sasa market ni kwiga market. Harimo of course competition, kinja kabiri ni customers. Aba customers utagitinga nabahe kurumva hari restaurant z'abakire na restaurant z'abakene, aka restaurant z'abantu bo hagati. You study your customers, you study your target customers. So you sanze ibyo bintu bibiri, yes wakomeza nawe nuko umaze kubona yuko hari uniqueness uri buzane muri restaurant bishyashya ushaka gutangira. Nuvuga ngo ni iki cy'umwihariko ugiye kuzana. So let's say ugiye kubofaringa akantu ugiyewe rero. Sasa rero ngiye sinshaka ko bazajya birirwa n'urugero birirwa baza muri restaurant nkuko andi ma restaurant yose abikora. Ngiye ndashiraho abana n'udupackage twiza tubibasanga mu biro bari muri office. Ako ni akantu k'akarusho uzanye. Sasa rero ako ni akantu gakomeye barira muri cost y'ukuntu yawe no bizamatchinga bizakomerera. Okay, niyo bizajya muri cost rero bizaza muri cost. Ubwo icyo gikere bese koko ba bantu banje bafite amafaranga kuzishyura ibi bintu no kuzishyura ya service cyangwa se ya product nashizeho n'akakarusho. Yes. So yamaze kubona ibyo ngibyo ari check.
noneho tukajya ku sasa cya gatatu. tujya kuri rero sasa marketing plan. Aha. Ni gute nzamenyekanisha Ibikorwa byanjye, you know. Coach aho niho bigora. Voilà. Marketing buriya nicyo kintu cya mbere gikomeye cyane muri ni type of business. So kandi urumva ko marketing service based business, si ko marketing a restaurant, si ko marketing a product service business. Ngo ufite ikintu gicuruza ibintu bifatika, ntukimatinga kimwe nk'ikintu gifite ikintu kidafatika na service. So urumva aho ngo no ukora marketing plan. Abanyarwanda turi hasi kuri marketing cyane. Ndaguha nk'urugero, hari nk'abantu usanga nko mu mafamiye babana ariko ugasanga nka se wabo wa hafi ntazi icyo umwana wabo hanakora. Ugasanga wenda nimba acuruza nka telefone ntibabizi ko acuruza telefone. Ugasanga wenda nimba akora inkweto ntibabizi ko akora inkweto, cyangwa ari umutayeri ntibabizi, mbega bakabihisha. Gatera umunsi nyine nzatera imbere ngo niho nzabivuga. Nose uzatera imbere gute utabivuze? Aho rero kuri marketing coach urumva ikibazo gihari. Abanyarwanda ntabwo dufite a culture kwiselling. Icyo kibi, we don't sell ourselves. Twumva ngo kwiselinga, urumva dufite bya bintu utamenya n'ibyo ngo nta nubwo no guca bugufi. Si uguca bugufi, I think ni false humility, ariko ubwiyemezi bwihisha ahandi hantu mu bundi buryo. Urumva impamvu se ni ukuvuga ngo niyo mpamvu raw marketing akenshi bako marketing ni ukwamamaza. So utazi kwiyamamaza ni ukwamamaza ibyo ukora ntibizagora. Ugomba kumenya kwiyamamaza wowe ubwawe, biganza bigahera muri wowe. Exactly, yeah. Hanyuma ubundi ukabona noneho gutangira kujya hanze. Jya mbwira abantu ngewe niyo wampuza n'umuntu ari wese ukomeye gute tukicarana gutya nkende minota 2 ndamaze kumubwira ibintu byose, ubundi waho navuye n'ibyo nagezeho n'ibyo mfite 2 minutes. I have to sell myself ko ntabwo nzi ikintu azamarira ejo. Ibyo none se coach kuri ya case study twe turiho ya restaurant, ni gute umuntu wenda yakwamamaza iyo business iri ntoya, service based cyangwa product based? Njye wakora du flyers, nkaba mfite umwana mwiza w'umukobwa memba cyo umusore wambaye neza akagenda komanga manuza akabaha du flyers, kanditse ati iyi flyer uyizana uyu munsi, iplayer ya mbere uyu munsi ni 30% off. Ureba n'urugero nkungiye ujuga komanga, muraje komanga kuri office yacu agasigira nka secretary ntuza flyers nkesha ati restaurant cyashye yaje gutya, umuntu usa neza umeze neza akabivuga ati numuzane izi flyers ni 20% off. Turabagaburira uyu munsi. Ndakubwiza ukuri twajya gutrying nibyo. Noneho rero mbwira, mfite business ko abakiriya nabize, marketing plan yanjye ndayifite, uhaba kurikiye iki rero coach? Okay, iki nicyo gikurikiye gikomeye, ni starting costs. Icyo gikomeye. Hahandi aho ruzingiye abantu benshi babaza ko ari abantu bakomeye gusa. Aho niho twari dutegereje. Amafaranga ibintu bikeneye kugira ngo nzagire muri starting cost rero barimo ubwoko bubiri bw'amacost. Hari variable cost na fixed cost. Yes. Fixed cost nuvuga ngo ni ibintu bigutwara amafaranga ariko bizahoraho kandi biguma kwa kundi. Let's say dusuye muri case de amaye restaurant cyangwa se ikintu kizakenera ahantu hakodeshwa, uzakenera ahantu ho gukodesha, n'amafaranga ahoraho. Biri y'umuriro, biri ya internet, ibintu byose amafaranga izo ni y'umukozi, izo ni fixed cost. Ko ni ibintu bizahoraho buri kwezi. None se nk'ameza yo ube bimeze bite? Okay, variable cost akaba rero n'izindi zitwa variable cost, ni ibintu bishobora guhinduka, ariko muri ibyo bintu harimo n'ibintu uguze rimwe gusa. Donc fixed ni ibintu bihoraho. Ibya bindi buri kwezi bihora bingana gutya. You have to meet this every month. So we afite. So iyo ufite startup cost yizi neza, nibwo itumye si bize ngiye gutangira noneho nkora iki? Shaka ideni, shaka umupartner, cyangwa se amafaranga ndayafite. Aho rero ni hakomeye. Ko ari gihe ushobora kuvuga uti sase ibi bintu bitune starting cost ibintu nabyikorera,
maybe nkeneye grant nako applying hano, nkeneye loan nafata hano niki cyangwa se ukuntu ibintu bikenewe bigize bikomeye biri hejuru kutireka nshaka umuntu twa partneringa, uyu mushefu nshaka guhemba wamuha amashares tukapartneringa restaurant ikaba yacu. icyo gihe noneho mwapartnerinze bivuze ngo ibyo salaries biba bigiye ku ruhande. Exactly, byagiye ku ruhande. Kandi uwo muntu not only ntaje gufasha ku mafaranga gusa, umuntu nk'uwo ari na strategic partner. Hari ibintu azanye by'ubumenyi udafite. Wenda uzi marketing na service n'iki, ariko we azi guteka. Wenda ufitemo ufite n'akantu wenda ufite n'agatahe gake wabitse, sibyo? Ariko uzarebye usanze amezi 3 ye yo kumuhemba yo kugira icyo utazashobora problem. Ariko we naza mukabikorana ntazakwishyuza. Ariko ikindi nacyo ukoze strategic partnership, kuko uko restaurant izamera kose nta muntu uziza ngo mukuro ngo wamushukisha amafaranga mujyana ahandi, kuko restaurant niye nawe, you know. So all that you must have starting cost, new startup cost, ni gumenya, do I need a partner, do I need a loan, do I need a strategic partner, ibintu byose aho ngaho.